nshuti zanjye iteka aho abantu bateraniye ngo baba bari mu matsinda abiri, bamwe baba bari gusengera mu mutima bati imibereho y'umukiza ni iyihe kugira ngo yisanishe n'imibereho yanjye, nkurikire umukiza wanjye nk'icyitegererezo. Abandi ebyiri, hari inzira ifunganye n'inzira ngari, uri kunyura muri iyo nzira. Ndasoza buri wese yibona mu ruhande ahagazemo nk'abashyitsi bambara iciriritse kandi bakabera urugero ababakikije bose, babaha imibereho noneho ihesha Imana icyubahiro. Ngo hari abo wabona bagiye gupfa ukaba wababaza uti mwiteguye guhagarara imbere y'Imana igiye kuzagarura byose ibyo mwabagamo, ngo bakubwira yuko baramutse bongerewe akandi gahe, noneho bongerewe akandi gahe. Niba wowe ntabwo najya mbumupfapfa ngo njye mu bitagira umumaro, nakwifuza rwose ko nongerewe akandi gahe noneho nagaragaza Imana uko bikwiriye. Kuki wakwifuza kongererwa akandi gahe? Narabibabwiye nshuti zanjye, muri iyi si nta kindi gifite agaciro nko kwibanira n'Imana. Uyu mubiri uratubeshya uzabura, amasaha uwumaraho byibura hari angana nayo umara imbere y'Imana. Satani kadushuka, mwaretse tukamara umwanya munini imbere ya Data wa twese. Mu nyandiko ya Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, reka dushimire Data wa twese ko bw'ineza ye, izina rye rihabwa icyubahiro. Twongeye gushimira Imana ku bw'indirimbo nziza, korali ihimbaza Imana. Mwagiye muvuga iby'ukuntu dukwiye kwihisha munsi y'amababa yayo, n'ukuntu Imana igiye kuza ikarangiza byose ikatwijyanira iwacu. Indirimbo twatangije ya 53, Mwuka Wera muyobozi ube hafi y'abakristo, kandi buri teka basoresha igice amagambo amwe niyo yasozaga buri gice cyose. Bavugaga ngo ribabwira bagenzi mwe nimuze bageze iwanyu, ijwi riti bagenzi mwe nimuze bageze iwanyu. Iyo ndirimbo ni ya 53 buri teka. Umurongo usoza wavuga ngo ijwi riratubwira ngo muze bageze iwanyu. Ni ikitwereka yuko tutari iwacu, turi hafi gutaha. Nk'uko korali bivuze, Imana iri hafi kuza kudutwara. Hahirwa biririmba atari ikinamico, bakabyiyumvamo koko mu mibereho yabo ya buri munsi, bakitegura uwo mukiza ugiye kuza. Icyo nicyo gikwiriye kuranga abagenzi bagiye gusoza urugendo amahoro. Tugiye kuganira amagambo akomeye avuga iby'inzira ebyiri. Ubu ko twicaye hano turi mu bice bibiri, inzira byanze bikunze ni ebyiri. Uko waba uri kose turi mu bice bibiri. Aho abana b'Imana bateraniye iteka, hari ababa bari mu nzira y'Imana n'ababa bari mu nzira ya Satani. Ibyo ndabisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, mwumve ukuntu hambwiye. 34 aranditse ngo mu bihe byose abantu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bagiye baba mu matsinda abiri. Mu gihe abo mu itsinda rimwe biga iby'imibereho y'umukiza, maze bagaharanira kugorora ibyaha bidatunganye no gukurikiza uwo mukiza, bamwitaho cyane, bamugiraho icyitegererezo. Abo mu rindi tsinda bo birengagiza ukuri gusobanutse kandi gufatika gutuma ibicumuro byabo bijya ahagaragara. No mu gihe itorero ryabaga ritari mu karengane, ntabwo abarigize bose babaga ari abanyakuri, intungane cyangwa
indahemuka ku ipaje ya 35 ahagana ku isubi ya 2. Nshuti zanjye, iteka aho abantu bateraniye ngo baba bari mu matsinda abiri, bamwe baba bari gusengera mu mutima bati imibereho y'umukiza ni iyihe kugira ngo yisanishe n'imibereho yanjye, nkurikire umukiza wanjye nk'icyitegererezo. Abandi ebyiri, hari inzira ifunganye n'inzira ngari, uri kunyura muri iyo nzira. Ndasoza buri wese yibona mu ruhande ahagazemo. Nk'abashyitsi bacu rero ndabifuriza kugira ngo muze kwibona mu ruhande rw'inzira y'Imana, aho buri wese asabira mu mutima kurushaho gusa na Yesu wamubambiwe. Mubumbure Bibiliya zanyu muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 n'uwa 14. Hari amagambo akomeye ngira ngo dutekerezeho. Irembo rifunganye ni ko umutwe w'amagambo uvuga. Aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayicamo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, abayinyuramo ni bake. Nshuti muvandimwe unteze amatwi, hari inzira ebyiri. Inzira ngari ngo ni nini cyane kandi ijyana abantu kurimbuka, yuzuyemo abantu benshi. Inzira ifunganye ariyo ntoya ijyana abantu ku bugingo buhoraho, iri gucamo bakeya. Ibyizo nzira ebyiri nizo nifuza ko tuganiraho. Inzira ebyiri, abari mu nzira ifunganye barangwa n'iki, n'abari mu nzira ngari barangwa n'iki? Nk'uko nabibabwiye, ni ugukoresha Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Umwami wacu ajya kugenda mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1 umurongo wa 8, yabwiye abana be yuko atazabasiga bonyine, azabasigira umufasha ari we Mwuka Wera uzabayobora mu kuri kose, akabakomeza, akabashoboza gukomeza kugendera mu nzira ye. Nshuti zanjye, kandi na Yohana 16 umurongo wa 13, umukiza yababwiye yuko azabohereza Mwuka Wera, ko bikwiriye ko agenda, hanyuma Mwuka Wera yamuboherereza akababwira byose, ndetse akababwira n'ibyenda kuba. N'ibyenda kuba ndaza kubisorezaho. Nshuti zanjye, mwari muzi ko nta kimana ihisha abana bayo. Mu nzira ifunganye Imana yahaye abana bayo Mwuka Wera, muyobozi niwe ubayobora mu kuri kose, akanabahumuriza, bajya gucika intege akabakomeza, akababwira yuko batari iwabo, ariko akabahumuriza ngo bakomere, bari hafi kugera iwabo, nk'uko twamaze kubiririmba. Nifuza kuvuga iby'izo nzira ntavuga ku magambo yanjye, ntavuga nkunda gusoma cyane ibitabo twahawe, ntacyo data yigeze kutubwira. Itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 ryari itorero ry'ibitabo, itorero ry'ibitabo, itorero ry'ubuhanuzi, itorero rikunda gusoma. Ese uyu munsi bimeze bite? Mu nzira ifunganye n'inzira ngari hari aho byanditse, umuja w'Imana yabyanditse muri iki gitabo cy'ubutumwa ku basore ku ipaje 113. Ndabinginze mutega amatwi amagambo neza yumvikana, buri wese araza kwibona uruhande aherereyemo. Kandi ndishimira cyane yuko n'abashyitsi baraza kumenya ibiranga ibyo nzira, izo nzira uko ari ebyiri, maze buri wese agahitamo aho akwiriye kunyura. Paje 113 narahasomye, hahita hanyandika mu bwonko kuko hantangaje cyane. Hari ibintu byigaragaza biranga abantu bari mu nzira ebyiri. Nibisoma ntuze kugira ngo ni Rosa wabyanditse, ahubwo ni Uwiteka kandi akwifuriza ko nawe waca mu nzira ifunganye.
nshuti zanjye. Umuja w'Imana ku ipaji 113 yanditse amagambo akomeye. Ayo magambo ahera ku ipaji 111 niho hari umutwe w'amagambo havuga ngo kugera ikirenge mu cyabisi, kugera ikirenge mu cyabisi. Ku ipaji 111 niho batangiriye iby'inzira ifunganye, noneho inzira ngari ni ku ipaji 113. Ndabinginze mutega amatwi mwumve, abagendera mu nzira ifunganye ikibaranga bagenda bavuga iby'ibyiringiro n'umunezero bazagira ku iherezo ry'urugendo rwabo. Iyo baganiriza ntabwo barangiza umunsi batabwiye abo bahuye yuko turi hafi gutaha. Bagenda banezerewe no mu mibereho yabo ya buri munsi, mu buzima bubagora bagahumurizwa n'uko bari hafi kuruhuka. Imitima yabo ntabwo ihora muri iyi si. Ese aho uri ucuruza, aho uri ugiye ku ishuri, aho uri uhinga, aho uri uciye kwa muganga, uri mu muhanda ugenda, aho ugenda hose ibitekerezo byawe biba birihe? Ikintu kizaranga umuntu uri mu rugendo rugana mu ijuru, ahora akumbuye iwabo, akumva haramutwaye, akumva hari ikintu abura, akarushaho kuganira ibyo mu ijuru. Ese weho wishimira kubiganira? Nshuti zanjye, barushaho kuganira iby'urugendo rwabo ubwo bazaba basoje urugamba. Ntabwo barangiza umunsi batabiganirije umuntu bahuye. Akenshi baba bafite umubabaro ugaragara mu maso habo, nyamara kandi haba hagaragara imirasire y'ibyishimo byera bizira inenge. Bagira umubabaro kubw'ibyo babona muri iyi si. Waba wicaye gutya ukibuka ko hari abavandimwe bawe bari gukuraho uruhu bababaga nk'itungo. Waba uryamye kuri bwa buriri ukibuka ko hari abavandimwe bawe baryamye mu mashyamba, abandi bari kwirukanka munsi y'amasasu badafite n'akabaraga ko kwirukanka. Hirya no hino ku isi induru n'imiborogo ni byinshi, ari mu bihugu bidukikije mujya mubyumva. Narababwiye ngo twese turi abavandimwe. Nabo bose bari muri ibyo bibazo kuko ari abavandimwe bawe, birakubabaza ukumva ni nkawe biriho. Ibibera ku isi bituma basa naho bahonga mu maso habo hakagaragaza umubabaro. Wabona amayibo winyuzeho ukavuga uti umwana wanjye dore nguyu, ukumva wibajije icyo wamumarira. Bavandimwe bawe bagenda basabiriza, ukabona umupapa yarageze igihe cyo kuba yaruhuka. Muri gare aho tunyura hose mujya mubona abantu bagendera ku kibuno badahaguruka. Bariya ni ababyeyi bawe. Uriya ni mama, uriya ni papa, uriya ni murumuna wawe. Ibyo byose bikakubabaza ukagira icyo ubamarira uko Uwiteka ushoboje, ariko kuko udashobora kumumara ubwo bukene bwose bikakubabaza. Ngibyo ibintu bibabaza abagenzi bazagera iwabo. Nshuti zanjye, nubwo mu maso yabo hagaragara umubabaro, ariko ngo bakomezwa n'ibyiringiro byera bizira inenge. Bakomezwa nuko bari hafi gutaha. Hari ijwi rikomeza kubabwira ngo uri hafi kugera iwanyu. Nshuti zanjye, ahandi wibera muri ya nzu, hari abandi bana bavukiye mu tuzu ducuza umwijima turi hasi y'ubutaka. Hahandi ngo harangwa n'umunuko. Ejo nzayabasomera umurimo w'ubugira neza. Nasomyemo amagambo yanteye ubwoba ngo hari utwana turi kubyarwa n'indaya ngo bakavukira ngo mu tuzu ducuza umwijima hari umunuko ukabije, ngo ibyo batunzwe nabyo ngo ni ibitutsi gusa, nta jambo ryiza ry'ibyiringiro na rimwe bahabona. ngo abo ngabo bavukiye aho ngaho amaherezo yabo ni ayahe? Umwana w'Imana rero ntabwo aba muri bwa bukeye ngo yumve njyewe wumve yuko wageze iyo ujya, ahubwo unazirikana n'abandi. Icyo nicyo kiranga abantu bari mu nzira ifunganye. Ntabwo bashobora kwicara yombi ngo bumve rwose baratekanye n'umubabaro ubakikije. Nshuti zanjye, bakomezwa gusa no kumva yuko bazava muri iyi si. Umva nanone ikibaranga, ntabwo bambara nk'itsinda ry'abari mu nzira ngari, cyangwa ngo bavuge nkabo ndetse ngo bakore nkabo. Ntabwo bambara ngo bavuge cyangwa bakore nkabo. Abari mu nzira ngari ibije byose bagenda bahira ibije byose.
nyamara abari mu nzira ifunganye bibuka yuko bafite icyitegererezo ari we tugiye kubona. Hari icyitegererezo bahawe. Umunyamubabaro wamenyereye intimba niwe wabaciriye iyo nzira kandi nawe ubwe yayinyuzemo. Abayoboke be babona aho bashinga ikirenge maze bagahumurizwa bagaterwa ubutwari. Iyo nzira yayinyuzemo amahoro, bityo nabo bashobora kuyinyuramo, bityo nibakomeza kugera ikirenge mu cye. Mu nzira ifunganye bafite umunyamubabaro wamenyereye intimba. Umwami wacu yivugiraga neza. Nakunda ukuntu Yesu yavugaga. Ese kuvuga neza byatunanije iki? Yesu mwabonye ukuntu yajyaga yivugira, mukobwa wanjye abashaka kugutera amabuye barihe, genda ntukongere gukora icyaha nanjye singuciraho iteka. Kenshi Yesu abo yajyaga gukiza yababwiraga neza. Abo bari mu nzira ifunganye bafite umugabo w'icyitegererezo wanyuze mu nzira bari kunyuramo ifunganye, bakigana imvugo ye ndetse n'ibikorwa bye by'impuhwe zabuze muri iki gihe. Uyu munsi umuntu usigaye uhura nawe akanakubwira mwiriwe mwaramutse nibangaye, ni ibintu byanteye ubwoba. Aha hanze abantu basigaye bameze nk'abasazi kubw'imibereho igoye. Namwiriwe na mwaramutse ntaho bikiba, n'abitwa ngo nabo mu nzu y'Imana. Utanakubwiye mwaramutse aza gukorera iki kindi? Nshuti zanjye, nitudashyira ubwenge ku gihe ngo dusabe Data Mwuka Wera adufashe tumere nk'uko umwami wacu yagiraga neza aho yanyuraga hose. Ibya Yesu byarantangaje, twari dukwiriye kumukuraho icyitegererezo. Abari mu nzira ifunganye bafite uwo bakoreye icyitegererezo, ntabwo bagendana n'ibije byose. Wemere witwe ko wasigaye inyuma. Uyu mugore ni umuturage, nubwo yari afite amafaranga ariko agaragara nk'umukene kandi yari afite amafaranga. Baba we, uzemere bagutuke, uzemere bakunegure, uzemere, ariko ugendere mu byo umwami wacu ashaka. Wigendera mu bije byose, muri kugendana n'ibigezweho. Hari icyitegererezo wahawe, wa wundi wicishaga bugufi kandi yari umwami w'isi n'ijuru. Ubu niwe abari mu nzira ifunganye bagenda bagiraho icyitegererezo. Buri wese araza kumenya uruhande aherereyemo. Mwumvise inzira ngari noneho iteye ubwoba. Mu nzira ngari abantu bose bihugiyeho, bahugiye ku myambaro yabo n'ibinezeza biri mu nzira. Basayisha uko bishakiye mu bwibone, mu kudamarara. Ntibatekereza ku iherezo ry'urugendo rwabo, ntibatekereza ko kurimbuka kutazabura kubaho, ntibanabitekereza yuko kurimbuka kuje. Abari mu nzira ngari bararya bakaryama, bakarya bakaryama, ntibazi yuko kurimbuka kw'isi kuje. Ese ujye ubitekerezaho? Naha buri wese kwibaza. Buri munsi barushaho kwegera kurimbuka kwabo, nyamara nibibabuza kugendana ingoga yihuta cyane. Mbega uburyo nabonye ibi bintu biteye ubwoba. Nabonye abantu benshi banyuraga muri iyi nzira ngari, ariko bari banditsweho ngo uwapfuye ku by'isi iherezo rya byose riri bugufi, namwe nimwitegure. Bibanditse ku myenda, babivuga ku rurimi, nyamara imitima yabo iri kure y'Imana. Mbega ibintu bibabaje. Basaga rwose n'abandi b'inteza amajyo bari babakikije. Uretse igicucu cy'umubabaro nabonaga mu maso habo, ibiganiro byabo byari kimwe n'iby'aba bandi badamaraye kandi badatekereza bari babakikije. Ariko rimwe na rimwe batungaga agatoki ku nyuguti zo ku myenda yabo, banyuzwe rwose bararikira abandi kugira bene izo nyuguti nabo ku myenda yabo. Bari mu nzira ngari, nyamara bavugaga ko babarirwa mu mubare w'abagendera mu nzira ifunganye. Abari babakikije bashoboraga kuvuga bati ntabwo batandukanye natwe, twese turi kimwe, twambara kimwe, tuvuga kimwe kandi dukora kimwe. Ibyo ukora bitandukaniye he n'iby'aba bandi bari mu nzira ngari? Nubwo uri mu nzira ngari ukibwira
bikubwira yuko uri mu nzira ifunganye bitewe n'ibiganiro ugira. Iyo usohotse mu rusengero ibiganiro ukunda gutindaho ni ibihe? Ese ugaragaza umwami wacu aho unyura hose cyangwa uramutukisha? Mwumva amagambo yambabaje akurikiyeho. Neretswe ko kugera ikirenge mu cy'ab'isi byakorwaga na bamwe mu bavugaga ko bubahiriza isabato. Nabonye ko ari igitutsi ku Mana ku byo bavuga bizera, ndetse n'igitutsi ku murimo w'Imana. Babeshyera ibyo bahamya ko bizera, batekereza ko batandukanye n'ab'isi, ariko mu myambarire, mu biganiro, mu bikorwa bajya gusa rwose n'ab'isi, ku buryo nta tandukaniro riri hagati. Nababonye barimbisha imibiri yabo ipfa, n'abari mu nzira ifunganye baririrwa bananitse inzara ngo bari kuzoza. Ni ibintu biteye ubwoba, bomekaho ibintu bimeze nk'ibya sakabaka. Mwarabibonye? Ejo narababwiye ngo nushaka kubona abadayimoni bose bikuzimu uzababonera mu bukwe bwitwa ngo ni ubw'abantu basenga. Ni ibintu biteye ubwoba nshuti zanjye. Twanze kujya mu nzira ngari ku mugaragaro, turi kwirirwa dutukisha Imana byitwa ngo turi abakristo. Mwaretse tukabana n'Imana tukamaramaza tukayihagararira uko tubona iyi si irushaho kwiyandarika, irushaho kugenda mu byije byose. Wekoho ukaba umwiharika, bakajya bavuga bati roza, ubwo roza hari noneho ubwo noneho hari, ukendera ukaba iciro ry'imigani, ariko bakaba bakuziho ibyiza. Hahandi uba wicaye mu kazi hari ibiganiro bagira, bakaba bakubona bakagutinya kuko bazi yuko utarafatanya nabo, bakaba babihindura ibiganiro byabo. Ese uyu munsi uri mu yihe nzira? Byibura ibitekerezo byawe bikomeza gutekereza ku Mana yawe? Ngo ikibabaje ni uko n'abitwa ngo barubahiriza isabato abenshi bari gutukisha izina ry'Imana bari mu nzira ngari. Nababonye barimbisha imibiri yabo ipfa, ishoboye igihe icyo ari cyo cyose gukorwaho n'urutoki rw'Imana, maze bakaryamishwa ku buriri bw'agahinda gasaze. Ubwo begereza uguhinduka kwabo kwa nyuma, agahinda n'ubwoba batewe n'urupfu byashegeshe impagarike yabo, maze barabaza bati mbese niteguye gupfa? Niteguye guhagarara imbere y'Imana mu rubanza no kunyura imbere y'ahagaragarizwa byose? Mbese niteguye guhagarara imbere y'Imana mu rubanza no kunyura imbere y'ahagaragarizwa byose? Nubabaza uko bumva ibyo kurimbisha imibiri yabo, kandi niba hari icyo basobanukiwe cyerekeye icyo kwitegura guhagarara imbere y'Imana, icyo bazakubwira ko iyaba byashobokaga ko basubiza ubuzima inyuma, batakongera kubaho imibereho banyuzemo mu gihe cyashize, ngo bakosora noneho rwose imibereho yabo, bakirinda ubupfapfa bw'isi, ubwirasi n'ubwibone bwayo, bityo bakaba barimbisha umubiri imyambaro iciriritse, kandi bakabera urugero ababakikije bose. Babaho imibereho noneho ihesha Imana icyubahiro. Ngo hari abo wabona bagiye gupfa ukaba wababaza uti mwiteguye guhagarara imbere y'Imana igiye kuzagarura byose ibyo mwabagamo? Ngo bakubwira yuko baramutse bongerewe akandi gahe, noneho nongerewe akandi gahe, nibabawe ntabwo najya mba umupfapfa ngo njye mu bitagira umumaro. Nakwifuza rwose ko nongerewe akandi gahe noneho nagaragaza Imana uko bikwiriye. Kuki wakwifuza kongererwa kandi gashya? Narabibabwiye nshuti zanjye, muri iyi si nta kindi gifite agaciro nko kwibanira n'Imana. Uyu mubiri uratubesha uzabura, amasaha uwumaraho byibura hari angana nayo umara imbere y'Imana. Satani kadushuka, mwaretse tukamara umwanya munini imbere ya Data wa twese dusoma ibyanditswe ndetse tunasa
tugasenga kandi tuzakura imbaraga aho habiri tuyobowe na Mwuka Wera. Mwuka Wera ari kuyobora abagendera mu nzira ifunganye, nyamara abandi bari kwibwira ngo bari mu nzira ifunganye, nyamara bo bari mu nzira ngari. Aho mugenda hirya no hino bimeze biti mu matorero yacu yo mu migi, iyo mwambutse haranya barongo hakurya biba bimeze bite? Nshuti zanjye, ese hano ko mwegereye umujyi rahira ko mutagendera muri je byose ngo nuko ngo muri mu mujyi. Imana yacu nihinduka, Imana yacu yo mu cyaro ni nayo yo mu mujyi. Umwuka w'Imana uko yobora abana bayo bari mu migi ni nakayobora abo mu cyaro. Umwuka n'umwe n'ukuri. Satani aratubeshya kandi abantu bazifuza kongererwa kandi gahe. Uramutse ubabwiye ngo nkongera ikindi gihe, noneho ngo bakwisubiraho ntibatakaze igihe ubusa kubitagira umumaro. Twebweho tukibyumva nimureke tujye tumara umwanya wacu mu biduhesha ubugingo. Ngo kuki kurangwa n'imibereho yo kwiyanga no kwicisha bugufi bikomeye cyane, nuko abavuga ko ari abakristo batapfuye ku by'isi. Biroroshye kubaho ariko twaramaze gupfa. Iyo abashakaga ku by'isi twanakunda n'umurimo w'Imana ikidusabye tukagishyira mu bikorwa. Nshuti zanjye, ubwo nabonaga ibihamya biteye ubwoba ku bwoko bw'Imana bwageraga ikirenge mu cy'ab'isi, nkabona ko uretse ku izina gusa nta tandukaniro riri hagati y'abatizera na benshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Umugwaneza kandi woroheje mu mutima, umutima wanjye wagize agahinda kenshi. Nabonye ko bakomeretsa Yesu kandi bamukoreza isoni ku mugaragaro. Ngaya magambo yanditse kuri ya page nababwiye y'113. Nshuti zanjye, uretse ku izina gusa, uretse ko witwa gutya, nta handi ngo wamutandukaniye n'ab'isi. Mwaretse tugahoza Yesu wacu, tukaba icyitegererezo cyiza, tukaba abasore beza bamugaragaza aho bagenda nka Timoteyo wihaye Imana ari umusore, tukaba abakobwa beza nka ba Rusi wari umunyamahanga ariko yareba nyirabukwe w'umukristo akabwigiraho Imana ya Isiraheli, akavuga ngo aho uzagwa nanjye niho nzagwa. Umukobwa w'Imana Esteri, murakibuka ukuntu kari akana k'imfubyi ariko kakikomeza ku Mana yo mu ijuru. Imana yaje kugashyira hejuru, kaba umwamikazi wa Ahasuwerusi, umugore w'umwami. Nshuti zanjye, kuki tutakwiha Imana tukayubahisha mu byo yaduhaye? Kwiterera ibirungo bya Vashiti ntabwo ari byo byatumye akurwa n'umwami. Esteri waciye bugufi agakomeza kubaha Imana, ahirwa na nyirarume Moridekayi. Ese uyu munsi abakobwa bubaha Imana bariki? Abakobwa b'amasugi wababona he? N'ubu uyu munsi abasore ko basigaye batinya gushaka, bafite ubwoba bavuga bati ese umukobwa muzima namubona ariko bose ari abagore. Abasore b'iki gihe twababona hehe? Batagenda n'ibije byose by'ubutinganyi no kwikinisha. Uyu munsi abasore bafite gahunda biyemeza bakagendera mu nzira y'Imana nka Timoteyo wihaye Imana akiri umusore ari hehe? Abagabo bubaha Imana bakanyurwa no kuba abagabo b'umugore umwe. Abagore bubaha Imana bubaha abatware babo bakabita abatware nka Sara nyogokuruza wacu. Nshuti zanjye, ni bangahe bubaha abatware kandi bakigisha n'abana kubaha ba papa? Uyu munsi ni bande bari kurera abana babaha ibizahoraho, babatoza gusenga, babapfukamisha mu gitondo na nimugoroba, babasengera, babavuga mu mazina? Ngo mbega umuvurungano wahaba? Uramutse ubonye umwana wawe ari kugunyagurana n'umuvumba agiye kurohama, ngo ninde mubyeyi wakwiyicarira rwose akituriza akarenza akaguru kandi agakomeza akibera mu nzenya twibereyemo? Niko nasomye icyo kibazo mu nama z'igihugu itora umugabane wa 2 page 59. Ninde wakwiyicarira akituriza rwose akamera nk'uwe wibereye mu nzenya, ariko ubona umwana we ari kurohama mu muvumba wo mu kiyaga wo mu Kivu? Ngo mbega umuvurungano wahaba? Ngo umuntu yavuze induru abana banjye bararohamye ni mu ntabare. Ngo none
twebweho twabaye imburamukoro, abana bacu bari gupfa badafite umukiza. Uyu munsi ni bande bari kugendera mu nzira y'Imana bakagira itandukaniro hagati yabo n'ab'isi? Njyeweho iyo mbibona birushaho isi iri kugenda igana mu mwijima w'icuraburindi, nk'uko tujya turirimba ngo mbere y'uko umukiza azaza hazaba umwijima w'icuraburindi. Nicyo gihe turimo. Ndushaho kumva maramaje nkavuga ni data, nicyo ushaka ko nkora ngo nyikore, nicyo ushaka ko ndeka ngo nyireke, ngo guhagarare data. Abari ngiye mutuma muri iyi si iri gusanga aho abantu bameze nk'inka zijya mu mabagiro. Uyu munsi abasengera mu mutima ni bangahe? Hari inzira ebyiri, wakwishuka waba wibeshya, byanze bikunze uramenya uruhande uhagazemo. Niba wemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, hari inzira Yesu yaduciriye, niyo uzanyuramo. Nabonye ko bakomeretsa Yesu kandi bakumukoreza isoni ku mugaragaro. Ubwo marayika yabonaga abavuga ko ari ubwoko bw'Imana ariko bagakunda iby'isi kandi bakagabana ku mwuka w'isi ndetse bagakurikiza imideri yayo, yaravuze ati nimusigeho, nibitaba bityo Imana izabahera umugabane wanyu inyuma y'umurwa hamwe n'indyarya n'abatizera. Ibyo muvuga bizera nta kindi bizabazanira uretse umubabaro ukomeye, kandi igihano cyanyu kizaba gikomeye cyane, kubera ko mwari muzi ubushake bw'Imana ariko nimubukurikize. Ab'ubu bwoko icyo tutamenye ni iki? Jya mubwira ubw'Abadivantisite, jya mubwira ubutigeze buhabwa abantu bapfa. Icyo tutamenye ni iki? Kugeza naho data duhishurira n'ibiri kuba n'aho isi iri kugana, nibyo ngiye kubasomera. Ni igihe cyo kuba maso no kugira ngo twitegure twibere mu nzira ifunganye. Nshuti zanjye, iyi si iri gusamba. Marayika ati nimusigeho, nibitaba bityo Imana izabahera umugabane wanyu inyuma y'umurwa, kandi igihano ngo kizaba kiri ku gicuro nyinshi. Mu rubanza hari ibintu Imana izakurikiza. Wamuzi ko mu muriro waba uzatwika ibi byose biri ku isi, uzatwika Satani n'abadayimoni be, niba uwo muriro wari waragenewe. Bashyitsi nkunda, umuriro uzatwika iyi si ntabwo ari amazi noneho azarimbura iyi si, ntabwo ari wa muriro wabaye Sodomu n'Igomora gusa, noneho ku isi yose. Isi izashongeshwa no gushya cyane, niko Petero yavuze mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3. Izashongeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bishirire. Muri uwo muriro ni naho hazahira abanze kwemera imbabazi z'Imana ngo bayoborwe na wa mwuka w'Imana. Niyo mpamvu mbasabira cyane ngo twemere kunyura mu nzira ifunganye, kuko abanyura mu nzira ngari bari mu kigare kinini cyane kiri kubaganisha mu irimbukiro. Umuriro abantu bazawutindamo bakurikije ubumenyi ibyo bamenye, igihe babayeho, amahirwe bagize. Nasomye yuko abantu batazakongokera rimwe mu muriro. Abamenye byinshi bakanga kubigenderamo, dore naho turabisomye, bazahanwa kenshi. Mu gihe abandi babayeho kera ijambo ry'Imana ritaravugwa, batigeze bamenya ukuri namba, bazahita Imana ntizigera ibaza umuntu ibyo atamenye. Imana n'abatari bafite amategeko izakurikiza umutimanama, izakurikiza uburyo bumvise uburyo bubasha umutimanama bakawumvira. Mu rubanza Imana ifite byinshi izakurikiza. Abamenye byinshi rero, tugahora mu bitaramo, mu materaniro, tugahora imbere y'ababwiriza. Ababwiriza bo sinakubwira ngo bazakubwa 10 zabo babwirizaga, ni ibintu bizaba bitoroshye, ariko biroroshye kubona ubugingo. Ibyo baganga rero babwiye ni ukwemera gusa, ugaca bugufi ukumva umaramaje kubana n'Imana. Nshuti zanjye, ngo igihano kizaba gikomeye cyane, kuko bari bazi ukuri bakanga kukugenderaho. Abari mu nzira ngari akenshi bavuga ko bizera ubutumwa bw'amarayika wa 3,
bangiriza umurimo w'Imana kubwo kuba abantu bakeba abanyagwenya n'imburamumaro. Neretswe ko iki kibi kiboneka hose mu bantu bacu. Nabonye hakwiriye kubaho kwicishiriza bugufi imbere y'Uwiteka. Isirayeli y'Imana ikwiriye gushishimura imitima mu cyimbo cy'imyambaro. Kwicisha bugufi nk'uko umwana muto nicyo turi kubura. Kwicisha bugufi nk'uko umwana muto kuboneka gake cyane, kwemerwa n'abantu nibyo bitekerezwaho cyane kuruta uko batekereza ku bitanezeza Imana. Nshuti zanjye, ese uri mu yihe nzira? Uri mu nzira uri gushaka kugendera mu byo Bibiliya yakubwiye, mu byo ijwi ry'Imana rikubwira biganira n'umutimanama, cyangwa ugendera mu bishe byose n'inzenya, urirwa mu makarita, urirwa utera urwenya ngo nikiniraga iki? Ibyo ngibyo byagwiriye cyane mu nzira yacu. Naha buri wese kwibaza uruhande ahagazemo. Ni ukuri iki gihe 14 iki ni igihe, iki ni cyo gihe, niyo nsanganyamatsiko turimo muri iki cyumweru cyose, kumaramaza kwibanira n'Imana ukaba mu nzira ifunganye. Mwumva ibiriho nako biri kugana. Byibura Yuda yarambwiye umurongo wa 23 ni igice kimwe gusa, ngo umuntu niyanga kwemera kuba mu nzira y'Imana, umubwiye urukundo rw'Imana n'ineza yayo, ngo tujye tubahuza umuriro tubateye n'ubwoba, byibura tubabwire n'ibyenda kuba. Mu rwandiko rwa Yuda muzawubona ngo unagisha impaka mumugirire impuhwe, ariko umuntu wanga kumva iby'Imana ngo muhuze mu muriro mumuteye byibura n'ubwoba, mumubwira n'igihe kiriho. Paje 414 haranditse ngo, nshuti zanjye ndabingingira kugira ngo tumaramaze kwibera mu nzira y'Imana. Ibyo ugiye gusoma uraza gusanga ari byo uri kubona, maze umenye n'iherezo ryabyo. Paje 414 mu ntambara ikomeye haranditse ngo, Imana niyo ikingira ibiremwa byayo kandi ikabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Ubusanzwe Imana niyo idukingira ikaturinda n'imbaraga z'umurimbuzi. No kuba twicaye hano ni agahenge Imana ibiduhaye. Maze mwumve nshuti zanjye, nyamara abakristo, abiyita abakristo basuzuguye amategeko ya Yehova, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi. Abiyita abakristo basuzuguye amategeko y'Imana uko ari 10, banze uburinzi bw'Imana, nawe azahagarika ibyo yavuze byo kuduha imigisha. Mwumve ibiri kuba nshuti zanjye, kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze ko azahagarika gusuka imigisha ye ku isi ku bwabo bari kunyura mu nzira ngari. Benshi cyane banze kugendera mu nzira y'Imana, ngo kandi akure uburinzi bwe ku bagomera amategeko ye, bakigisha abandi kandi bakihatira kugenza nkabo. Satani ubwo icyo gihe azagenza uko ashatse uwo ari we wese Uwiteka akuyeho uburinzi bwe. Azihanganira bamwe kandi bahirwe kugira ngo umurimo we ujye mbere, abandi abateza ibyago, maze abimeze ko Imana ari ibateje ako kaga. Aho nashakaga kugera ngaha, igihe yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye, ashobora kubateza indwara zabo zose. Azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo, ibidaturwa n'amagingo aya ari ku murimo we Satani. Ari guteza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, imiriro ya kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri ku hepfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga
ndi kukurangira aho byanditse. Satani ari guteza ibyorezo, imyuzure, imiriro, ibishitsi, imiyaga, inzara, ibyorezo, kuko iyi si yanze uburinzi bw'Imana. Benshi bari kuvuga ngo ntabwo dushaka ko Imana idutegeka kubwa ya nzira ngari twabonye. Mwumve none ikizakurikiraho nshuti zanjye. Yaraye kumwero w'ubutaka maze inzara n'ubwere bigakurikiraho. Abamari ahumanya umwuka wo mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo, ihindutse amatongo. Koko isi rononekaye, ihindutse amatongo, izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abayituye. Koko kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amateka ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Abari mu nzira ngari nimwumve uko bizagenda noneho nshuti zanjye. Kandi wa mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko, ndabinginze uko mwese muneze amatwi mwumvira ijambo. Niyo wakwibagirwa ibindi mwumvira ijambo. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana aribo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose. Nubona bibaye uzibuke ko nabikubwiye, uzibuke ko umwuka w'Imana yabitwandikiye mu myaka irenga 100. Umuja w'Imana yavutse mu cya 827 asinzira mu cya 915. Nimurebe imyaka yose ishize 115 ishize asinziriye. Ibi ngibi byanditswe ng'ibyorezo, imyuzure, imitingito, byari byose muri kumva biri kubera ku isi. Ni uburinzi Imana igenda ikura ku bari ku isi, kuko banze kugendera mu bushake bwayo. Yirindira ababishaka, ikaduhumuriza. Mwuka w'Imana akatubwira ngo nimuhumure, muri hafi kugera iwanyu. Twanahura n'ibibazo, Mwuka w'Imana akadukomeza muri ya ndirimbo ya 53 twaririmbye. Nubwo twanahura n'ibyago n'ibibazo, Mwuka w'Imana akadukomeza. Ariko abatuye isi banze kuba mu burinzi bwayo, Imana izagera aho ikure mu burinzi bwayo. Nibyo biri kuba, turi mu gahe k'inyongezo nshuti zanjye. Maze ibyorezo, imyuzure, imitingito, imiriro, imiyaga birushaho kuba byinshi. Abayobozi b'isi bavuge ngo itsinda rito rikomeza amategeko nibo bateje uburakari bw'Imana, maze bazanafatireho itangazo rimwe ku isi ryo kugira ngo barebe ko burura Imana uburakari ifite. Nyamara bazaba barushaho kujya kure y'Imana. Reka mbisome nshuti zanjye. Kandi umushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abari mu nzira ifunganye, abakorera Imana aribo bateje ibyo byago biri ku isi. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose. Bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bazabahagurukira, kandi bazaba bababwira ngo bizahagarara ibyorezo ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose. Munsi yaho nguko bahize riya bamuhigisha uruhindu, natwe bazajya batubwira ngo ni twebwe duteje umuruho iyi si yacu. Ese uri mu ruhande? Turi mu mpande ebyiri. Uri mu ruhande rw'abashaka Imana cyangwa uri mu ruhande rwa Satani? Buri wese byanze bikunze iherezo rye rizagaragara. Ese uramaramaje kwibanira n'Imana no kugendera mu bushake bwayo?
niyo waba witwa buri mu nzu y'Imana ariko utamaramaje biri hafi. Uwiteka agiye gukubura babandi banze kumaramaza, bagende bajye kwifatanya n'abarwanya ubwoko bw'Imana. Inzira ebyiri, turi kwiga icyigisho kivuga ngo inzira ebyiri. Ese mu nzira ebyiri amaherezo kwari abiri, ubugingo buhoraho cyangwa urupfu rw'iteka, uraba mu buhe ruhande? Nshuti zanjye ndabinginze nimureke twimaramarize kwibera mu nzira ifunganye, gufata impu zombi bibabaza Imana. Paje 38 aka gatabo k'intambwe zigeze umuboko ubyutse. Ndabinginze mutege amatwi ngana mu gusoza. Ndabasomera n'irindi jambo rimwe, ndabasomera n'ahandi hamwe gusa, hanyuma dusoze. Inzira ebyiri, njyewe nimaramarije kwibera mu ruhande rw'abana b'Imana, none se weho umaramaje kuba mu ruhe? Abafashe zombi Satani abakoresha kurusha abapagani. Paje 38 intambwe zigeze umuntu kubona. Umuvandimwe wacu niwe wanditse aka gatabo, yaranditse ngo ntihashize igihe kirekire umwe muri bene data uduta ubukuru abwiye itorero amagambo akurikira: hari impamvu yateye ingorane dufite muri iki gihe mu mibereho yacu bwite no mu mibereho y'urubyiruko rwacu. Abatubanjirije bananiwe gusobanukirwa n'imikorere ya Mwuka Wera no kuzuzwa nawe. Mwamwundira nkabibutsa ingaruka yo kuba akazuyazi, kutiyegurira Kristo mu buryo bwuzuye ingaruka zabyo. Abakristo bitanze by'igice barusha abapagani kuba babi, kubera ko amagambo yabo y'ubuhendanyi no kutiyegurira Imana kwabo biyobya benshi. Abapagani bo berekana uko bari. Umukristo w'akazuyazi we ayobya impande zombi. Nshuti zanjye ndabinginze mutega amatwi. Ntabwo abo w'isi ngo yerure, kandi nta nubwo abo umukristo mwiza. Satani aramukoresha kugira ngo asohoze umurimo utasozwa n'undi muntu uwo ari we wese. Paje 74 njya kunkunda kuyajyanisha iteka n'aya ngaya, ufite amatwi yo kumva yumve. 74 aranditse ngo muri iki gihe Imana ntabwo ikorera kuzana abantu mu kuri bitewe n'abari mu itorero batigeze bahinduka, cyangwa abaririmo bigeze guhinduka ariko bakaza gusubira inyuma. Mbega imbaraga aba bantu batahindutse bagira kuri abo bantu bahindutse vuba. Turamutse twicishije bugufi imbere y'Imana, tukaba abagwaneza, abantu bubaha n'abafite imitima igira impuhwe n'imbabazi, ahaboneka umuntu nk'uyu munsi wemera ukuri, haboneka abantu 100. Mwumve nshuti zanjye, kuvuka bundi bushya ni ikintu kitagikunze kuboneka mu isi y'iki gihe. Iyi niyo mpamvu abantu benshi bari mu itorero baheze mu rungabangabo, ndetse benshi cyane biyitirira izina rya Kristo. Ntabwo bejejwe ndetse baranduye, barabatijwe ariko bahambwa ari bazima. Inarijye ntabwo yigeze ipfa, kandi kubw'ibyo ntibazukiye kugira ubugingo bushya muri Kristo. Nta ruhande rwo hagati. Maramaze kwibanira n'Imana, cyangwa uhitemo gukorera Satani ku mugaragaro, ureke gutukisha izina ry'Imana wiyita umukristo kandi utari we. Amagambo nsorezaho yanditse mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 ku ipaje 294. Titre iravuga ngo kwitegura akaga gaheruka. Nshuti zanjye, dukeneye kumaramaza, kandi hakenewe kwambara izindi mbaraga. Ntabwo twebwe twabishobora.
ntashobora. Urugamba rurahinanye, maramaza kuba mu ruhande rw'abana b'Imana mu nzira ifunganye. Uwiteka yiteguye kutwambika imbaraga. Paje 294 nimwumva amagambo umuja w'Imana yatwandikiye akomeye ngo kwitegura akaga gaheruka. Ndasoma make, ndasoma amagambo makeya kuri iyo paje. Niyo mpamvu dukwiriye kumaramaza kwibera mu nzira ifunganye. Ese uri mu yihe nzira? Inzira ifunganye iyoborwa na Mwuka Wera, cyangwa uri kugenda mu bije byose kamere igutegeka? Ni igihe cyo kumaramaza. Iki ni cyo gihe nshuti zanjye, kubera ikindi kubabwira ngo iki ni cyo gihe. Umuja w'Imana yaranditse ngo ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ko amategeko yayo azasuzugurwa. Bya bindi nari maze kubasomera mu ntambara ikomeye, paje 415 murabyibuka. Kiriho byose, imyuzure, imitingito n'iki, bazagenda bakabishyira ku bana b'Imana bakomeza amategeko yayo, ngo nibo bari guteza ibyo byose mu isi. Mwumve noneho icyo umuja w'Imana yongeye kwandika mu kwitegura mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2. Yaranditse ngo igitabo cy'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ko amategeko yayo azasuzugurwa agakanagirwa n'ab'isi. Hazabaho kwiganza kudasanzwe kw'ikibi. Abiyita Abaprotestani bazifatanya n'umunyabugome, kandi itorero n'isi bizafatanyiriza hamwe mu bugome. Dore akaga gakomeye kaje ku isi. Nshuti zanjye, ibyanditswe byera bitubwira ko umuriro w'akarengane uzongera ugacanwa binyuze mu kuyoboka ubupapa b'abiyita Abaprotestani. Muri iki gihe cy'akaga dushobora gushikama gusa turamutse dufite ukuri n'imbaraga y'Imana. Abantu bashobora kumenya ukuri gusa baramutse bafite umugabane kuri kamere n'Imana. Igihe dusoma kandi ducukumbura ibyanditswe muri iki gihe, dukeneye ikirenze ubwenge bw'umuntu. Kandi nidusanga ijambo ry'Imana dufite imitima yicishije bugufi, Imana izadukingira ikintu cyose kidakurikiza amategeko. Amen. Amen. Icyo nkundira data, wanyuze ko akubwira akakubwira n'ibigiye kuba. Ndi umuhamya n'ukuri, mwituze. Hari ijwi ry'Imana rivugana n'abana bayo rikababwira n'ibyenda kuba. Muhumure ngo data ntago azemera yuko hari ikintu kiba atahishuriye abana be. Na Mose 3:7 harabitubwira, ntabwo azagira icyo akora adahishuriye abana be ibihishwe bye. Muri iki gihe dukeneye ikirenze ubwenge bw'umuntu, kandi nidusanga ijambo ry'Imana dufite imitima yicishije bugufi, Imana izadukingira ikintu cyose kidakurikiza amategeko. Amen. Imana ifite ukuntu iri kugenda iyobora abana bayo bari n'ahantu hatandukanye, batagiye inama bakitwara mu buryo bumwe. Amen. Ndi umuhamya n'ukuri, abana b'Imana bicecekeye bavuga make, bayobowe na Mwuka w'Imana, agenda bayobora n'uburyo bitwara kubibaho byose. Nshuti zanjye, birakomeye gushikama ku byiringiro twatangiranye ngo tubikomereho kugera ku iherezo. Kandi akaga kiyongera iyo hari imbaraga yihishe zikora ubudatuza ngo zinjize undi mwuka ukomoka kuri Satani urwanya Imana. Igihe akarengane katari kariho muri twe, hinjiye abantu bamwe basa n'abatunganye, kandi n'ubukristo bwabo ntibushidikanyweho. Nyamara akarengane nikaramuka kaje bazatuvamo. Mu gihe cy'akaga bazabona imbaraga mu ntekerezo y'ibinyoma yahinduye intekerezo zabo. Bazabona imbaraga mu mitekerereze y'ibinyoma yahinduye intekerezo zabo. Satani yateguye imitego itandukanye yo guhiga abantu benshi. Igihe amategeko y'umuntu igihe amategeko y'Imana azahindurwa ubusa, itorero rizashungurwa n'ibigeragezo bikomeye, kandi umugabane munini uwo dushobora gutekereza ubu
uzumvira imyuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. niyo mpamvu dukwiriye kwimaramariza kuba mu ruhande rw'Imana. Abari mu ruhande rw'Imana, Imana nabo ikabakomeza. Nshuti zanjye, soje babwira ngo mbifurije kuzagira iherezo ryiza. Nimureke twiyambarire imbaraga idasanzwe ya yindi Yohani yambaye, maze bamuta mu ngunguru y'amavuta akavamo afite umubiri nk'umwana muto. Nimurebe umwami Domisiyani w'Abaroma wamutaye muri iyo ngunguru, yatangajwe no kubona avuyemo afite uruhu rw'umwana muto. Nimumurebe bamuta muri cya kirwa cya Patimo, burya cyari kiri hagati mu nyanja y'umunyu. Inyanja y'umunyu kandi nta binyabuzima bibamo. Wakwibaza ngo Yohana yabaga hate? Data wa twese yaramutungaga. Yohana ari muri icyo kirwa yigiye ku bintu bitatu. Nimuhumure, muri Isirayeli hari Imana. Ndifuza gusoza nkomeza abagenzi bari mu nzira ifunganye. Yabanye na Yohana, niyo yabanye na Daniyeli, niyo yabanye na Yosefu, natwe izabana natwe. Narasomye ngo Yohana ari aho ngaho ku kirwa yarebaga ibitare bimukikije, akabona bishinyitse, akareba ibitare binini cyane bihagaze bitavamo biri, akahabonera gukomera kw'Imana. Maze ngarushaho kwiga Imana yacu ikomeye itanyeganyezwa, Imana yacu ifite imbaraga ziheranije. Ikindi cya kabiri yigiyeho ni ukuntu amazi y'inyanja yazaga akagira umugabane, akagira ahantu agarukira. Hari ahantu ku nkombe amazi atarengaga. Yohana arareba ati Imana yacu ibasha gushyiraho n'umupaka aho amazi atarenga. Ni Imana ikomeye, nta cyaba Imana itabyemeye. Dore ni Imana yanjye, ni nayo yashyizeho n'umupaka w'aya mazi, ahari kuza horera ariko ntashobora kurenga hano. Yohana ntabwo bari bashyizeho ikiganza ku buryo atabasha kureba mu ijuru. Yahareba akabona ikirere cy'ubururu gisa n'ikiri hejuru ya Yerusalemu yakundaga. Yohana yarakomeye, maze akibuka Yerusalemu, akibuka n'uburinzi bw'Imana, akibuka umwami we yahozaga umutwe we mu gituza cy'umwami we. Iyo yarebaga icyo kirere, yibuka icya Yerusalemu n'ukuntu yahabanye n'umwami we amutetesha imyaka 3 n'igice. Ibyo uko ari bitatu Yohana yabyigiyeho ku kirwa cya Patimo. Nimumurebe umwami wacu amugenderera, hari ku munsi w'umwami, hari ku munsi w'isabato. Uko arushaho kwiga ibyo bitatu, arushaho gusabana n'Imana, yagiye kumva yumva ijwi ryamweretse bya bintu byose tubona mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Yesu mwiza abane na buri wese. Nshuti zanjye, nimugurure umwami wacu ari kumwe natwe. Stefano atewe amabuye kuri 34 yarararamye yibonera urugi rukinguye, abona Yesu wacu ari uburyo bw'Imana. Muribuka amagambo Stefano yavuze mu gihe bari kumutera amabuye, ntabwo yigeze abitindaho. Imana yacu yabanye n'abavandimwe bacu ko ari 11. Nagiye babwira ukuntu bagiye basinzira. Petero 37 aba bacuranye. Umuvandimwe wa Andereya yaciye n'imyaka 2 gusa. Nimurebe Barutolomayo burya niwe Natanayeli, wa wundi wajya gukunda gusengera munsi y'igiti cy'umutini ari kumwe na Filipo, kuko hari ahantu bajyaga bahurira bakisabanira n'Imana yabo. Filipo amaze kubona umukiza yahise amenya aho ajya kumurebera, kuko bari basanzwe bahasengera, hari hakikijwe n'ibihuru. Maze aragenda aramubwira, wari uzi ko Natanayeli uwo Barutolomayo bamwunyeho uruhu bakamuta ku karubanda, uko babaga itungo bakarikuraho uruhu? Ariko abana b'Imana bakomejwe nayo mu nzira ifunganye, bakomezwa n'iyo mu ijuru. Iyabanye nabo nawe izabana nawe. Filipo yagiye mwe, wari uzi ko Filipo yabwirije ubutumwa hirya no hino, ndetse na cya gitabo yasanganye umunyetiyopiya w'inkone yari yaragihawe na Matayo, Lewi Matayo yabwirije mu Egiputa no muri Etiyopiya. Muri Etiyopiya aha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umuzingo w'umuhanuzi Yesaya, wa muntu w'ibyuma bya kandake, umunyetiyopiya w'inkone Lewi Matayo ahaye umunyetiyopiya w'inkone wa muzingo. Muri uko Filipo ayobowe n'umwuka w'Imana yagiye agahura nawe.
bijya bintangaza abo ngabo Imana yabakoresheje ibikomeye bagera no muri Afurika bagera ni Burayi baraseruka ku bwa wa Mwuka Wera twabonye natwe yiteguye kudushoboza. Nsoreje ku ijambo rivuga ngo uko umurimo watangiye ni nako uzasoza. Hakenewe kwambara izindi mbaraga. Bavandimwe nkunda uri muri ihe nzira, uko umurimo watangiye ni nako uzasoza. Ibyabaye ku mwami wacu no ku ntumwa bizongera nk'uko ibyahishuwe bitubwira, nk'uko nanabibasomeye naho bizahera ku biri kubaho gukikije. Ese witeguye ute? Urasinziriye ingonerane zose, buracyo ukumva utakwikuraho akaringiti, cyangwa roza yaje habeho agashuhe gatoya k'iminsi mike, umubwiriza yagenda abantu bakajyana nawe. Ndabinginze, ibyigisho biri imbere yacu bya buri gihe, ese bidusigiye iki? Uri mu ruhe ruhande? Mfite icyigisho kivuga ngo byagusigiye iki? Umubwiriza umwe araza, ejo bundi abakuru b'ituro bazahamagara undi, ejo bundi bahamagara undi, mujye mu mavuna, mujye mugira agahenge ko mugifite aho muteranira. Nshuti zanjye, bigusigira iki? Byibura n'isi iri gusamba mwanze tukimaramariza. Uko umurimo watangiye ni nako uzasoza. Bityo hakenewe izindi mbaraga zo guhamya. Nusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa uzasanga kitararangiye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntabwo cyarangiye. Pawulo ari kuganira n'abakuru b'ituro b'i Roma. Mbabare uzajyemo uze kujyamo nugera mu rugo urareba chapitre ya nyuma, umutwe w'amagambo wa nyuma, uzasanga Pawulo ari kuganira n'abakuru b'ituro b'i Roma. Ntibatubwiye ukuntu yishwe na Nero amuteye inkota. Nshuti zanjye, amuciye umutwe. Uko yapfuye tubyumva cyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mfite page 315. Niko tubibona neza uko byagenze bamukurubana adafite n'umuherekeza. Nyamara akomejwe n'iyo mu ijuru asinzira. Mu bwonko bwe hari rya jambo rivuga ngo nanjye nzakuzura ku munsi w'amateka. Yesu mwiza abane na buri wese. Hakenewe izindi mbaraga. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntabwo kigeze kirangira, hakenewe kwandika ikindi gice. Ninde uzacyandika? Niba abasore batagikunda no kugendana Bibiliya, niba umugabo na wa mugore batakigira igicaniro mu rugo, turi mu nzira ebyiri. Uri mu yihe nzira? Ndabifuriza kuzagira iherezo ryiza. Nitugera iwacu tuzashakane tubonane. Yesu mwiza akomeze kubana na buri wese. Nshuti zanjye, mukomeze munsabire nanjye mbasabire. Uko ndi ku mavi nsabire iteka aho nagiye nyura ndi mu butumwa bwiza. Umwuka w'Imana akomeze kwibutsa, akomeze avomerere, kuko twebwe tumeze nk'abarozwe. N'ibyo twumvise tubisigaho twabyumviye. Ariko Mwuka Wera iyo banye natwe ntabwo birangirana n'amavugurura y'icyumweru kimwe, ahubwo biri mu mibereho ya buri munsi. Yesu mwiza bidushoboze mu izina rya Yesu. Bavuga bati Mana n'ukuri nanjye ndifuza kwimaramariza nkanyura mu nzira ifunganye. Bashyitsi bacu, ndifuza yuko mwimaramariza namwe kwiha Imana, kuko ku iherezo hari ubugingo buhoraho kubaciye muri iyo nzira ifunganye. Namwe ndabifuriza guhitamo neza. Nsoje mbere yabo